nubwo ari ibintu bibayeho mu mutwereka by'umuhango ariko musanzwe mwarabagize n'abagore mu mutubesha aho bigeze ubu mamutubesha sure mamutubesha nese ubu nka Calvin ibaze ngo nko wibagira umubane we iwe muhaba umubane bakuye uwo urabika hasi yawe ubu nta nubwo ari musatsi we bawushwanyagu ubwo si n'imibane gusa ubwo rero uzi umubane ni ibirimo elastique byose birumvi bari ibibane bibana kugura yumva inkwano ikwiye kuvaho cyangwa yahabwa impande zombi yahabwa impande zombi come together to heal this world no need for dollar to heal this world love and humanity hello clear visuality hello yes twongeye kuba ikaze kuri Hidden Universe TV nkuko bisanzwe rero turi kumwe n'abatumirwa bacu ngira ngo murababona reka rero dusuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye abari muri Canada bari muri Amerika mu Burayi mu Bubiligi mu bihugu bitandukanye mu Burayi muri Afrika mu bihugu bitandukanye i Kigali mu Rwanda mu ntara zitandukanye nkunda kuvuga mu byumweru ku Kigali ariko rega mvuga n'abaturanyi bacu b'abarundi nabo bumva ikinyarwanda indimi zacu zenda gusa nkaho zenda gusa uyu munsi rero twari turi kumwe n'abatumirwa babiri n'umumama ndavuga ngo n'umuhungu tubaye ikaze kuri Hidden Universe TV murakoze cyane natwe twishimiye kubana nawe amazina yanyu amazina nkuko dusanzwe tuziranye ndabaramukije mwese inshuti zanjye za hafi namwe muri Bwotamasimbi namwe muri yo giterwa inkingi mwese mbateye akamu nkuko tubiziranyeho mboneka henshi mu bice byinshi binezeza mboneka mu njyana nyarwanda muri gakondo nyarwanda nkanongera nkaboneka muri filime nyarwanda muri muzike nitwa Agashami Dudu igisingiza umugabo yampaye nkitwa Inyange idaharanira kwera muri filime nkina nitwa muri filime Ikirere cy'urukundo nkina nitwa Mama Calvin cyangwa Shastine yego agira ngo rero iruhande rwo murabona umusore uri ku cyako kweri yes reka nawe tugikaze kuri Hidden Universe TV ya murakoze cyane amazina yawe amazina yanjye ababyeyi banyise ni Rutayisire Yves ariko ayo muri filme Ikirere cy'urukundo ni Calvin uyu ni Mama Calvin yego nuvuga ngo uyu munsi turi kumwe na mama n'umwana yes nuvuga ngo abantu wenda hari abantu baba bakurikirana filime wenda hari n'abakurikirana iki kiganiro ariko batayize ese Mama Calvin ubundi nuvuga ngo akina iyihe role wowe imeze gute n'umama umeze gute muri iriya filime urakoze cyane burya ngo baravuga ngo ngo abanganya amabuno barogana ibibazo byawe buri gihe abanganya amabuno barogana cyangwa ngo abaziranye bagura bwije rero ibibazo byawe urugendo mbyitewe ko birimo ubuhanga ukuntu muri ya filime urebye warumbajije nk'imi kigendere wari iki mama aba ari umumama nyine uteye muri societe abatuyemo societe niyemo bigaragara ko nyine mfite abana babiri umukobwa n'umuhungu nareze umuhungu wanjye bigaragara ko namubyaye nkamurera ari uwanjye ariko umukobwa mfite ntabwo ari uwanjye ahubwo n'uwo natoraguye kiri agahinja gato cyane bataye imbere y'ibitaro nkakarira kagakura ariko kugeza ubu nkabona harigeze ngaragaza ko ako kana kaba ari ako natoraguye kugeza n'ubwo ahubwo ubu ndazimura nzimuje ndabivuze uranzimuje kubona cyerege nzimuze bivuze ngo nagashaka kugaragaza uburyo
wafata umwana wese nk'uwawe. Uburezi bw'umwana ntabwo bukwiye kuba buri umubyeyi gusa, umubyeyi mvuga n'umubyeyi w'amaraso. Ababyeyi twese iyo tubyara tuzi uko igise kiryana. Abapapa namwe muzi imvune mugira iyo mutera inda ngo biravuna burya ngo babikaze. Ese ngi nabo nabonye ko sindakira ngo babikaze twe twese mbane baraga ko burango kugira igitera inda n'itsinda harimo akazi gakomeye cyane. Bene cyo nashaka kwibutsa abantu ko twagakwiye guha agaciro ababyeyi b'abagore tuzi uko igise kimera, gutwara amezi 9 nta muntu wakwakira, noneho no gutera inda abagabo bakaba ko ngo bivuna ngo bimeze nko wasunika iyi kigara ukayisunika nk'ahandi hantu ngo biravuna, nuko abagabo bazatubwira buriya nabo babifite amakuru ku nsumbye. None nshaka kwerekana ko aho ubonye umwana wagakwiye kumugirira impuhwe kuko nawe uba waravutse kandi nawe uzabyara, ukumva ko ufite urukundo n'impuhwe bitarindira ngo uzarira umwana wawe ari ubona ibishoboka byose. Nagaragaje ko nareze umwana wanjye Tony kugeza ubu nkaba ntarabona uko mubwira ko ntari mama we, akabazi ko ndi mama we, n'umuhungu wanjye akabazi ko ari mushiki we, ku buryo nta tandukaniro bari mu muryango. nta makuru bafite. Oya ntayo, kandi babona babifiringa ubona babyishimiye. Yego. Kelvin nawe urumva ukina uri umwana mu rugo, ese wowe ukina yihorere? Njya nireba, ntabwo ndi buze kubivuga kugira ngo abantu bazi no kujya kurebaho. Njya nireba rero ukina ndayiga, ariko tugira ngo ubisangize abantu bazakurikira ikiganiro. Ngiye nkina ndi umusore cyangwa se ndi umwana uteye gutya, hari igihe umwana bananiye mu rugo wenda urugero yigendera budukumi cyangwa se utuntu twinshi. Wowe ukina rero imeze gute? ndumva baranayirebye kuko ntabwo biri kure cyane y'ibyo uvuze. Urumva mba ndi umwana wakuze byose abibona, nta kibazo mfite muri famiye yanjye, mfite ababyeyi bankunda. Ikindi nkaza kugira shock y'umukobwa umwe umbabaza nakundaga cyane, noneho agatuma zino kwa kudipinga in love wenda n'abakobwa, noneho nkabakunda mbabeshya nyine mbakarara kuri urwo rwego. Yo bikomeye ndabakina nta nubwo mbabeshya. Ubwo hagati aho nza kubaho umushomeri kubera kugira ibibazo n'uwo mukobwa. Ikindi nyine ubwo nagaruka mu akazi nakabona birangira abakobwa ku mubyeyi mbashyira ku murongo bose turyamana, naranyoye amatabi. Umukobwa urumva yatumye mu itabi, yatumye mu inzoga mu bintu ntakoraga. So birangira nyine urumva mbaye ndi kugabanya, ariko nari narabaye umwana w'ikirara. Urumva wenda hano hari mwe babiri, urumva ni famiye ishobora kuba ari y'abantu batatu, nibo bagaragara cyane. Hanyuma umukobwa we akina, wambwiye ko akina ari umwana waramwadabuse, sibyo? Maze kumwadabuta ariko nta makuru afite, we akina role imeze gute? Urumva umukobwa wanjye akina ari umwana uri mu rugo bisanzwe, wishimiye umuryango, ukundana na musaza we cyane. Noneho akaza gukina ariko aza gukunda umwana w'umuhungu wadukoreraga mu rugo. Mbese afite urukundo rutari nkarimo rw'ubu rureba amakofi, rureba n'ibindi biremereye. Yirebeye umuntu gusa, ari umuntu ufite umutima, ufite n'urukundo. Yego. Noneho urukundo yagize ntekereza ko rujya gusa n'urwo nabatoje. Yageretse ko dakeneye urukundo rwo kubakunda abahungu bagwije imitungo, bamwe mufanga bubatse ikofi, ahubwo anyereka ko hari n'abandi bantu baciye bugufi
bafite urukundo kuko yakunze yari umukozi wo mu rugo anadukorera birangira mukunze kugeza ubwo umukozi yaje no gusa nk'usubiye iwabo umukobwa akashaka kumukurikira iyo yaranamukurikiye ngombwa ko ajyayo aramukurikira tumara igihe twarahangayitse twaramubuze bigaragara ko rero famiye yacu umukobwa akina agaragaza ko urukundo ahantu hose rurahaba ntabwo urukundo ruba mu mashato gusa tuza gusanga n'epfo ahantu nko muri runonko naho burya bagira urukundo urukundo ntabwo ari urw'abantu bari mu nzego ziri hejuru kandi umukobwa akina agaragaza ibyo gusa akagaragaza ko yatinye kumbwira urukundo afitanye n'umuhungu w'umukene atekereza ko ntazabyemera we akajya acika akagenda akajya mu rukundo n'uwo muhungu wenda reka nsa nkaho twagiyemo hagati tukajya ndipu mu buzima bwa filime cyane mbere yuko tujya mu bwanyu bwite wenda mwambwiye ko mwatangiye gukina filime urumva byanze bikunze igihe mwatangiriye sibyo ni ukuvuga ngo watangiye gukina filime ryari ku buryo wumvishe ufite impano nkawe ukavuga uti ngiye ndumva nakina filime kuko ngewe wenda maze kukubona muri filime imwe ese iyo mpano nifite kuva na kera cyangwa hari ahandi wakinnye hari igihe naba ntarazibona bimeze gute urakoze cyane ntabwo buriya niyo mpamvu uzumva abahanga mu kumenya umuntu bavuga ngo umuntu ni mwinshi cyangwa ngo umuntu ni mugari nanjye hari igihe nireba nkaza kwibaza nayo ku bundi mu bintu nzi ni ibiki kuko uzansanga mu bwanditsi nandika nugera mu kwandika ibihangano by'indirimbo uzasanga mbyandika no kubiririmba uzasanga mbiririmba yewe n'amakinamico ndayandika nkanayakora hari niyo mperutse gukora ejo bundi yanatsinze bityo rero urumbajije igihe nawe watangiriye filime yagaragaye nakinnyemo ya mbere n'iyi ngiyi ikirere cy'urukundo izindi ni uko wakunda abantu baba twabikinaga tukiri mu masegonderi bigasa nk'ibirangirira aho ngaho bidafite ahandi hantu bishobora kuba byasohoka ngo biboneke uvuga ngo utangira gukina filime bivuze ngo kuko ntabwo nzi igihe iyi filime yatangiriye nta nubwo nzi ngo ni ryari watangiye ryari mu by'ukuri umaze ikingana iki ku buryo avuga ati turi mu kubona bakina nk'umuntu bimazemo igihe ese umaze ikingana iki ukina iyi filime harya ubwo yewe mwa ko ari wowe nzi ko wandika amatariki yose mwunganiye aho ngaho mwunganiye ubundi ikintu cy'urukundo yatangiye mu kwa 10 2019 ariko njye nayigiyemo mu kwa 12 nko mu matariki 10 gutyo n'atanu mu kwa 12 mu matariki wenda nk'icumi gutyo hafi aho so mami yajemo nko mu kwa mbere ndakeka kwa mbere mu matariki ya mbere 2020 ese ubundi mbere yuko wenda tumugeraho mbere yuko wowe ujya muri ya filime uyu nguyu ubundi mama we yarinde mbere tubaza uti mbere yuko yagiyemo mbere yawe mbere yuko Calvin ajya muri filime ubwo nari nkiri mu mirimo yo mu rugo nari mama we n'ubundi ukiri mu mirimo yo mu rugo ntaraza muri salo Calvin ngiye ko watangiye muri 2019 muri 2019 ese wowe watangiye gukina filime ryari ese ni filime yakangahe waba ukinyemo bimeze gute ubundi igihe natangiye muri 2017 ntangira gukina iyitwa Red Pills n'umushuti wanjye witwa Serge natangiye ari ukumufasha avuye ku Nyundo yumva ashaka gukora film noho turagenda kuko yari umuturanyi hano ku Gisozi turagenda nyereka script n'iki ndabwira mwana nagerageza nkareba dukora rehearsal
kuko yo yari irimo n'ibipfunsi action ubwo arambwira ati ndabona wabikora tuyikore tunayikora iba nziza hari umunyamerika kaza waje arayigura ubwo tuba tukorere bo n'iki agura dusa nk'abaguze ibikoresho nubwo ntaho byageze cyane ariko twajyaga dukora imiziki none twatse tuva mu bya filime tujya mu miziki kuko inzira zaracenjinze twasanze hari ikofi ari mu miziki kuko umuziki musanahita kwita nk'ibihumbi 200 kandi filime urayikora imezi 6 agashira waba utabonye muri Amerika yigura ikaba y'induru bikarangira ariko agataho nyine ubwo muri 2017 irakorwa irangira muri 2018 ubwo nibwo yarangiye noneho hari n'utundi short movie twagiye mu ma festival tubiri ariko kamwe karatsinda kandi wapi nuko bigenda gutyo kugeza n'ubu ariko amafilme maze gukinamo nka kuri YouTube ni 3 hari n'indi itari ikire cy'urukundo bita ngo umukunzi nyawe yo ica kuri Gabe TV ni ikire cy'urukundo rero tubibutse ko turi kumwe na mama Kelvin na Kelvin bakina mu kiriyo cy'urukundo film kandi tubibutse ko turi mu busitani bwa Elite Life Care 24/7 bafite ibintu byinshi bafite amavunane nabonye icumbagira nawe uzira gukoraho ryake ni vuga ngo hano bafite imashini zitunganya amagufa ku murongo kuri yabo bumva urutirigo ngo rwarangiritse bafite imashini zitunganya bafite amatente ushobora kuza mu gihe urimo kuruhuka ko wakwiryamira mukaruhuka bafite na piscine ushobora no kuza kagira gutyo kaya ni mubizi piscine cyikora se yes reka twigarukire mu buzima busanzwe wambwiye yuko uri umumama wa Kelvin kandi Kelvin ni umwana ugoranye cyane aravuga ati ngiye nkunda abakobwa nkatendeka nk'umumama iyo wumvise wenda nk'umuhungu wawe sibyo yego ari umuntu umeze gutyo ese ujya wicara ukamugira nk'inama nibura urakoze cyane ntekereza ko abantu bagiye bakurikirana ama episode twagiye duhuriramo na Kelvin kenshi turi abantu baganira cyane kenshi nubwo wenda agenda akantenguha ariko ibintu byose ajya gukora abanza kumbaza gusa bikarangira inama twahanye atari yaje kugenderaho aragenda bikanga nyine bikanga akantenguha urumva iyo dukina tuduhuza n'ubuzima buri hanze aha urasanga ngo ibintu bigezweho muri viziyo ari uko nta muhungu ukwiye kuba yagira umukobwa umwe bakundana kandi noneho abahungu ngo murahagaze gusa ngo abakobwa bo bazajya bizana yewe hari n'uherutse kumbwira ko ngo ariyo bagomba kuzakwa none uravuze ngo abahungu ntibagitereta oya ntabwo mu gitereta ngo biravuna abahungu bafite ubunebwe cyane baricara hariya wagira amahirwe ukaba uzi gutera ipasi hari ukuntu umugira gutya ukayigorora ugakata hariya abakobwa ngo baribwiriza cyangwa barorera ngo bazi cyangwa noneho rero urabona usanga ari iby'ubwo buzima buri hanze aha abahungu nuko mwabifashe abakobwa nabo batabahungu dufite hanze aha ni bakeya kandi abahungu tunifite hari abariyicariye hano batereye akaguru ku kandi ngo nta bintu byo gutereta baregamye none se ubona bikwiye ko abakobwa bashobora gutereta abahungu cyangwa mbese urabibona gute abahungu baregamye cyangwa nibyo babashinja kubera amatakirango ye abahungu bacu abahungu banjye cyangwa abasaza bacu ntabwo mbona ko begamye ahubwo abana barakennye abahungu barakennye ahubwo usanga barekara bavuga bati turakennye hano hanze urubyiruko abasore turakennye niyo mpamvu tutarongora niyo mpamvu abagabo bafite amafaranga badukorana
ubusanga n'abana b'abahungu dufite hanze bafite ibibazo n'indushyi barareba bakabona nibwo bakiba mu mashuri abakobwa bakeneye gusa neza umukobwa hano hanze arahenze umukobwa arahenze rwose akareba akabona kugira ngo yate ku mukobwa kandi umukobwa nawe araza hari ibyo akeneye ku muhungu umukobwa akeneye gusa neza kandi byakwiye gusa ayumva azasa neza bifashijwemo n'umuhungu nk'utagiye iwabo cyane rwose wagira ngo ababyeyi bari kwibyarira bakihereza abahungu bati mujye mutwitira ku bakobwa wambwiye ko umuhungu wawe mubamuganira mu buzima reka tugarure filime mu buzima busanzwe urugero nkawe uramutse wumvise nk'umuhungu wawe afite wenda nk'agakingirizo ukabona yaguze nk'urukingirizo mu buzima bwumva wakwifata gute uramutse umubonye afite nk'ipaki nk'eshatu wareba muri ivarisi ugasanga harimo ipaki nk'eshatu z'udukingirizo uwo mwana ahubwo kubera aho isi igeze namushakira n'utundi nanamurebera ko tutabaye expired nka wa musaza nigeze kumva avuga ngo harako yarimo yiregura ngo nafite udukingirizo nakoresha udukingirizo batese n'utwaryari ati n'utwaravanye muri Zaire icyo nakora nutwo ngo nutwavanye muri Zaire igihe bahungaga igihe yahunze kandi ngo yarafashwe ibyo byose nko muri 2019 ejo bundi avuga ati nakoresha udukingirizo ariko nimugire ubwoba ati se dukuye ati ntabwo ari Kongo ati muri Zaire nk'uyu ntaga yize Zaire ntabwo yize ubwo twamubwira Kongo kugira ngo abyumve wumva umuntu wahunze muri 90 akakubwira ati udukingirizo nazanye ubwo ni nk'utwo muri 80 ati naradukoresheje ntugire ubwoba bivuze ngo nkitubona nibona ko umuhungu wanjye afite udukingirizo kugira ngo mumare ubwoba menya naho adukoresheje cyose udukingirizo si amafurusha ati mvuga ngo ni ibyombo yaguze afite amakuru bigaragara ko umuntu afite amakuru ariko kugira ngo mumare ubwoba namwegera nkanamubwira n'uturi karite uko tumeze yego hari twa pirate kuko niba abahungu ubundi iyo tujya gushyingira abakobwa tubashakira ibishyingiranwa bagomba kujya kubakana ingo ubu rero aho isi igenda igera woherezaga umwana ku ishuri ukamuha ibyangombwa byose ubu ngo biradusaba niba tubigaragara ko mu bigo by'amashuri hakorerwa ubusambanyi ibyo byose ntabwo abahungu baho ntabwo basambana n'ibikuta abasambana n'abakobwa tuba twohereje mu mashuri ahubwo muri parking tujye kuba dukorera abana tugiye kuba dushyiramo utwo dukingirizo ukadupakiramo ukanambwira uti ngo tukamwereka n'igihe tuzarangirira ese ko urumva abantu benshi baba bakunda kwita ku bakobwa ku bahungu gusa ese abakobwa bo ntabwo buri bakwiye kujya badutwara cyangwa ubona byaba ari tabu cyangwa se mu byita mu kinyarwanda kirazira oya ibyo aribyo byose baravanga agahugu katagira umuco karacika ariko iyo ukomora urusyo ukoma n'ingasire umuhungu wanjye kuko ari nawe ufite urugingo rujyamo ku gakingirizo abahungu bose bamaze kubyumva bakumva ko ari intwaro yabo nta hantu wabona umusirikare ahagaze ari mu kazi adafite intwaro ye si ngombwa ngo abakobwa bagendane ibyo bikingirizo ariko se twe turi ku rugo rwawe iwawe kuko umukobwa wawe ashobora no guhura n'umuhungu utarigeze yigisha ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo umukobwa wawe aramutse atwara agakingirizo yaba yibara ntiyabara mbona ababubaza ubwenge nese ko ibigaragara hanze aha ngaha nta ubundi kera umukobwa yumvaga ngo atakwicarana n'umuhungu hakabaho gutinyana hakabaho ko abakobwa bubaha ubukobwa bwabo ariko ibi bintu byagiye hanze njye naje hari abana b'abakobwa nigeze kubaza nkavuga ntabwo bamenya ahantu basigaye batwara ibitsina wagira ngo noneho bisigaye biri nko mu ntoki ushobora no guhura mu ntoki ukakimushikuza kubera ko rero ubundi baravanga ni imyanya y'ibanga ibigaragara ntabwo bikiri imyanya y'ibanga rero ni nk'uruntu ruri aho ngaho utamenya ko niyo mpamvu rero ubundi basigaye bavuga ngo bahari umugani bajyaga bavuga ngo imyobo yose ihisha ifuku imyobo yose ihisha ifuku ngo imyobo yose ihisha ifuku ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko abakobwa hari uburyo baba bitwaye bigatuma uvuye hano birababaza kumva umukobwa yabyaye
mfite umwana w'umukobwa w'inshuti yanjye afite umwana ariko yarambaje ati iyo ndebye nzara mbona asa na ntuza ati narebe umutwe mbona asa na ntuza ati umusatsi ati mbona asa na ntuza ati ariko ati mu mavi ati we mbona hameze nk'ahantuza urumva hose yabuze se uwo ari we gusa kubera kubura shuwa buri mugabo aramubwira ati burya uriya mwana mfite n'uwawe kabisa wohereza gahunda ubu noneho rero kubera ko umuntu wese yahishe amafuko urumva ntabwo azi uwagezemo mbere niyo mpamvu niba tuvuga ngo umuco urakura cyangwa se ngo turi mu isi igeze aho ngaho n'ubundi kuko ntabwo mbibabwira nawe ntubibabwire wanze kubibwira abana kandi birakorwa banikorera ubushakashatsi babone uko bikorwa uzasanga nako gakingirizo n'abana akajyanye kubera kugenda afite ubwoba aranagakoresha nabi ubu bihari ni ukubigisha nk'isomo risanzwe nk'uko wigisha umwana kwitamika yaratangiye akambakamba ukamwigisha ibintu byose ni uko nguko ubwo tugeze kuri Calvin rero Calvin yanyeretse ko yakunze umukobwa ngira ati bya mukobwa ntesheje umutwe ubundi abakobwa nabo bafite ibibazo ntabwo bari kumenya ngo umuhungu ugukunda ameze ate ese kuko ari kunkunda ahubwo se wowe ugukunda wamenya uravuga nkunda njyewe umuntu ugukunda bisanzwe uretse n'abo bakobwa cyangwa n'uwo muhungu ubundi ugukunda wamubwirwa n'iki ngemba mbona abantu bose bankunda uko bose bagukunda cyane rwose mbona abantu bose bankunda ikibazo famiye yacu igira n'ubu famiye yanyu ifite ikibazo cy'uko abantu bose babakunda twumva baba badukunda abantu bose rero umutima wacu tukawuharira nyine tukawubaha wose umuntu wese ubaye open avuga ati ndagukunda ugahita tubona dukunda byose na Tony nicyo muri filime abazayibona cyangwa yizi urabona we aragenda wese akagenda no muri ghetto y'umutipa akiberayo narabibonye nyine arimo kumubwira ngo ubugarutse uri umukobwa cyangwa ugarutse uri umukobwa urumva nyine iyi famiye yacu igira urukundo rwinshi dushaka no gusagurira abantu ahubwo ngendeye kuri byose mbona muri indangare ntabwo turi indangare ahubwo turakizera umuntu tuzi ko umuntu uje kugana atakubera umugome yaba ari umuntu mwiza tuzi ko umuntu ugusekeye aba nta bundi bugome afite twebwe abantu babituzi two tutabazi tubumva mu makuru n'iryenga wenda nko mu mafilime duhereye kuri Calvin niyo igira abantu kuri umuntu ubwo nanjye nabaye undi kuko baramemukiye ngeraho menya ngo umuntu koko niki so nanjye ndi kubabira abantu nanjye ndi kubabira umuntu muje kuko urukundo mami yampaye rwaragabanutse pe Calvin reka natwe mu buzima busanzwe ari ugutera inda no guterwa sida wahitamo iki ntajuyaje ntabwo nakunda sida wapi natera inda kese niyo zaba impanga ariko sida wapi kabisa Calvin wenda mu buzima busanzwe iyo urebye uburyo abakobwa bajya bavuga ngo bakunda amafaranga tukitega ba mwana abakobwa dukunda amafaranga abahungu nabo murayakunda ese mwe murayanga wowe ubibona gute amafaranga ubundi ahatsisi nta n'uyanga akora abayakunda kurusha abandi bande ku mwanya w'imbere cyane niba hari uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza ku wa gatanu umukobwa ari ku mwanya wa mbere umuhungu ari nko ku wa kane abakobwa wagira kandi ntibazi no kuyakorera abahungu tugiye barya mu rugo iminsi ibiri umukecuru ati dodo cyarumbye n'iki so kujya gushaka umukobwa akaba ari aho yitera make-up yigize iki bikanyagura n'utwo wenda tuvugiye gukora ikiraka ahantu hanaha cyangwa se ubuyede n'iyo watuzana shira wawe nese ko nta miti yuko
basana tutangiye kugira wayakoreye ariko yagutanze kuyarya ukiri aho ngaho. hari wongeze kumva arimo kuvuga ngo abakobwa ngo bakunda ngo utuntu ngo ku buryo ngo niba uvuye muri geza bakoze ngo bashire ngo wanza n'iki cyane rwose ntabwo uwo muntu ahubwo ni umuhanga ibyo nibyo ijana kuri nde uvuga ngo avuye hose ugomba kugira icyo umuzanira ngo gift uvuye no kubita ntari bwa uretse no kuvuga ngo kuri gereza kana kuri gereza yagiye uvuye ku bitaro ese nta dufurunza ni udufuru mu bitaro wari uryamye koko hari ugasanga ngo abakobwa bakunda utuntu nicyo bishatse kuvuga cyane reka tubaze mama wawe uwo wamwita ngewe nkunda kuvuga ngo ni agashami kuko yatubwiye yuko mu mazina agiye afashe yose hari agashami Dudu hari mama Clevin harya bamvuze indiri igisingizo umugabo igisingizo cyo ndakibuka ngo ni inyange idaharanira kwera ariko ubundi inyange idaharanira kwera uvuga ngo isanzwe yera ntabwo ijya guhatana yego ariko ni umugabo wo muri filime cyangwa ni umugabo usanzwe oya cyane umugabo wanjye mbega umugabo wanjye yego mu rugo yewe hari igihe ibyo ndamubwira muri filime sibyo ni dadi reka nawe tukugarukeho wumvishe ibintu amaze kunsubiza bamwe bakunda amafaranga aravuga ati abakobwa ndetse nk'imyaka 5 bafata uwa mbere abandi bagafata uwa kane hagati n'indabo yashyizemo ariko wowe ubibona ute oya mbona ari byo njye numva n'umwanya wa mbere tuwishimiye muramunezerewe nkunze ko umuhungu wanjye azi gushishoza ubu nabyo biranshimishije umuhungu wanjye azi gushishoza cyane ese ubona biterwa n'iki ariko turanabikwiriye mujye mu biduha nyine hakose tukwikeneye kubaho gusa neza tukanateta tukabona uko tunababyarira mujye mu biduha waba umuyede waba mu bitaro ugomba kwirangira n'ibiryo mu bitaro uba warahamagara abantu bagufitiye amadeni ntuzizane nyine icy'ingenzi ni uko turanyurwa niyo wagenda ugaca hariya akarabo gatoya ukazanira umushuti wawe aranyurwa icyo turanyurwa gusa dukunda kubanzwa hanyuma se ko tugutera mu maso turabyo cyane hari utukujugunya mu maso tutuse n'uduki ntabwo ari isaha ntabwo ari impeta ntabwo ari ibyo ariko bikujugunya mu maso ubwo umuhozaho ibyo bihuru mwese ibyo bihuru niba uhoza ariko ugatanga icyo afite buryo ibyo bihuru gusa waba witwa umugabo ese ibihuru byo ufite kuba umugabo biraharanira ariko no kujya kugisarura uziko muri mujye cyo ufite muri redi no gusarura uzwiye gukorera ntabwo ari ngombwa ngo uhawe isarura mu gihuru hari amarimantasiyo meza ugenda ugasaruramo na biswi ya 50 n'amashokora ariko mwihera abana birire basa neza ariko bite simushaka kubyara abana basa neza niba mukundana koko ariko igihe uzaba utendeka ufite ibikorwa nka 6-7 ntabwo bashobora kuba satisfait ariko nufata umukobwa umwe uzamwita guhera kurwara kugeza ku buzima n'umwita yose nta nawe akajya gushakisha kwa kundi bose akajya gushaka 7 nawe umwe uri aho ngaho wa 8 uzi kuri umwe ubwo byagenda bite kandi aho birangira nyine atanezere ubwo azajya guhigira kuzanira niba ushaka nawe ko azajya guha nase niba ukunda umukobwa ukabizi ko nta kazi afite utari umwohereze no muri icyo kiyede nk'uko twabivuze urumva kandi nawe ukeneye kumva ko hari icyo yaguha ahubwo buriya mu mukobwa yaguhaye uzi ko yirirwa mu rugo aryamye agakaraba aje kukureba ukabona kuzaniye nk'isaha nziza ishati nziza utekereza ko yabivanye utaguze urumva yabivanye hehe papa we ndayumuguriye papa we abatagira base mama ahubwo se abakobwa bari i Kigali bari wabo ni bangahe ese ubundi ya bintu byo biterwa n'iki kuba abakobwa bashobora kujya kuba nko mu mageto nta income nta hantu bakura byo biterwa n'iki uko ubibona nk'umuntu w'umubyeyi abana bashobora kuza hafi y'aho basaza babo bari ubwo baje kureba abasaza babo kandi barabyumva ati
ni bwa burara abantu bamaze iminsi bavuga uretse ko mfite mama wanjye w'umujamante nyine utwumva twebwe mu rugo reka mu busanzwe mbere ko kuba gutubirira ariko yewe iyo navuze ko twajya mu buzima busanzwe filime tuyivamo okay ariko n'ubundi ni nk'aho yabaye umubyeyi wanjye ndanabimushimira kuko turaganira kandi nkamugisha n'inama mu buzima busanzwe ariko ubu ngubu muri ubu buzima busanzwe tuvuze ngo impamvu abakobwa bajya muri geto ni bwa burara still bagira barya bagende babakura ibyinyo babeho bwa buzima bwo kuryoshya birirwe babyina mu okay nuko wenda turi muri lockdown I mean covid ariko buriya n'ubundi baba bashaka bakora ama house party bakajya mu kubyina aho ngaho mu mago yandi n'iki banywa amayoga bajya uburara bakora ibintu bidashimwa n'Imana yes niyo gahunda baba bafite n'uburara muri make bagafata inzira bakajya kwiherera ari nigeze gusanga agashami Dudu arimo gutanga ikiganiro narakibonye avuga ati mugari avuga ngo bivuze ko yihangaye ubundi ati urumva n'ingingo ebyiri ati bimeze nk'ibihangaye hari n'ahandi bigeze kumva avuga ngo urabyibuka ko waravuze ngo ubundi ngo kuba ngo bakicariye batari ikintu ngo batoragura ngo icyo kintu nakibutse wena nakigusubiza none urakinsubiza urumva narimbajijwe n'umunyamakuru twarimo tuganira yarambajije iby'urukundo ngo rw'iki gihe ngo ndubonane ngo simba mbona urukundo rukihari ni kibazo yarambajije impera aho musubiza nawe utangiye banga icyo kintu ngo cyo bicariye nuko nacyumviye ako ngako ndi kukambira nawe ko nyine asigara yarambajije iby'urukundo rw'ubu ko ndubona n'urubyiruko rw'ubu ambaza n'ibintu byo kubaza kuri wa mukobwa yahuraga n'umuhungu kera ubu hari ibintu ngenda numva njyewe urumva imyaka ishize nkoze mariage ni myinshi mazinga yari ku bundi imyaka iyo yagiye hejuru y'icumi babaye myinshi imyaka yose bimaze ngo wakoze narayo ntaravuka birumvikana biranagaragara urumva twebwe twari tuzi ko abantu reka mbivuge mu kinyarwanda cyumvikana twari tuzi ko abantu barongorana nijoro gusa bivuze ngo n'abandi n'abana nakohereza umukobwa wanjye akajya nko kugusura urumva ko nta kibazo ntabwo bamurongora atari nijoro uraza kumirwa byahinduye isura ahubwo ibintu byahinduye isura ni ukuvuga ngo wari uzi yuko rwose ku manywa nta muntu warongoye undi kuko twajyaga tubona nko muri segonderi ukabona muri segonderi twebwe muri weekend habaga ibyo bitaga boom ukabona abakobwa nabo ngo barabyina ariko ukaza kubona hari abandi babazi ubwenge ukabona bibese ku gikuta ibyo byabaga nijoro bikomeza gushimangira amyumvire yo kuba tuzi ko abantu barongorana nijoro ahubwo no ku manywa murarongorana burya waje kubona utese nyuma naje kubyumviraho Calvin ambaza nk'ibintu akambaza ngo afite umukobwa uri umusure nkumva ari kumbwira ngo wamuha amafaranga ajya kugura udukingirizo ntibise ku manywa se bararongorana ni ukuri ntabwo bazi ko baba barongorana nakera kanakara n'ubumenyi ntarabimenya rero uko twese twirwa mu kazi mbaziko muri bizi ahubwo nawe mvuga ngo umwana w'umukobwa bamuteye nk'inda hatabwa ndetse ko ntawe yagiye ngo arare bamuteye inda gute ntabwo bazi ko baba barongorana rwose ibyo niho amahano yabereye amahano warumbajije ngo nyine n'ubundi urwo rukundo rw'icyo gihe cya kera uko urubona ujyanye n'ibyo ubu ngubu urabona icyo nanengaga ikintu cyo kuba umwana w'umuhungu yahura n'umukobwa ukabaza umukobwa kwenda wifuza ko mukundana umukobwa akavuga ngo ko akunda umukobwa nyine bazi kubigira neza akavuga ngo nzagusubiza njye ntabwo ikintu bitanzagusubiza nicyo navugaga ko ntumva ubundi bite
urumva umukobwa umuhuye akaba ko agukunze agushaka ko mwazabana niwe washaka muri aho ngaho bivuze ngo shange kubera ko nkunda gukundwa no guteteshwa njye numvaga umuntu akibimbwira ariko ubwo ni igihe cyo kuba ubwo wamaze kwidesida ko ugiye kubaka njye numvaga nabisobanura ikintu kirekire n'ikiganiro cyabo kirekire cyane kuko banambazaga umenyana n'umugabo uko byagenze mbabwira ukuntu ngiye tumenyana twamenyaniye hanze ku wundi mugabane ariko tumenyana ngiye bimbwira numvise ko duhuye ku wundi mugabane abantu barakundirana ukunda mugenzi wawe uzi ko muri abanyarwanda yego igihe kigeze nje kugaruka mu Rwanda turabonana aza kumbwira ngo arankunda kunkunda gute ati numva wambera umugore none kubera cyangwa gishize mu myezi numva tujyana ahubwo numva nawe kuzuyaza ngo nawe kunshira cyane noneho n'ubwo nagize nsanga nkundana n'umugabo burya abagabo niho mubera abahanga umugabo afite ukundi kuntu akusunga imitekerereze avuga ati weya kugira ngo ntabwo dutahana noneho wambeshyaga noneho nibwo yahise ngo ati weya ibi bintu ugomba kubanza tukabimenyesha ababyeyi nkumva njya ko tuzajya kubabwira nyuma twamaze kwigendera tukigumanira kuko hari ukuntu umuntu aba yagutetesheje kumva utava muri urwo rw'ubumenyi buriya baravuga ngo icyicaro cyiza kikurwamo n'umwana uzi ubwenge buriya umukobwa ufite umuhungu akunda kugira ngo ajye kumusura ashobore no gutaha agere iwabo sinkubeshya njyewe no gutega imodoka sinamenye iyo ntega higana ugahita wigira igikondo kandi noneho birangiye nyine nibwo naje kugira ndavuga nti ibyo ari byo byose arambwira ati tugomba kubimenyesha ababyeyi tukabimenyesha ubuyobozi ese ubuyobozi bije nk'ubuyobozi gute ati yego buriya ngo bajya ku murenge oke ndavuga nuke nta kibazo turabahamagara tubabwira ko icyo gihe ufite imyaka ingahe niba atari ibanga siga imyaka ntabwo nkibuka kereka ngiye nko muri karikiratirise ntacyo ubwo twakarikira uza kunshakira araza kuyireba ni muri ya myaka umuntu yakundaga umuntu umwe akaba azi ko n'abantu bose bazi ko ari uwo ngoro wa kanaka naho ntabwo ari nk'ibi by'ubungubu byo kugenda mu dukingirizo n'ubu mbyize nk'ejo bundi banyereka ngo agakingirizo ngo bakagenza gutya ngo bakabigenza gutya ni iyo myaka ntekereza ko ni imyaka yabaye myiza bitoroshye ko nta nubwo byoroshye ko izagaruka hahandi abakobwa bakirongora ukajya urongorwa ukajya kurongorwa urongowe n'umugabo mubanye gusa utazi ibyari byo unafite ubwoba nkanjye bamaze gutwikurura numva nisubiyeho ndavuga ni wowe bya bintu ndabona bashobora kuza no kunyica ndasigaye n'ibintu njyenyine mu cyumba twenyine turi babiri noneho byongeye bisatira ijoro nziba nijoro ndavuga ni ibintu birahindutse barakuma famiye nyamuneka nugaruka n'ubundi nturi bwitwe umukobwa ibintu ko ndi bupfe noneho abana bakobwa bagenda bazi ngo bazi iyo bagiye kugenda uzigiye nuko ubu ugiye nyine utakiri umukobwa icyo navuga rero cyo kuvuga ngo ku rukundo niwo umuhungu akubwira ati ndagukunda ukabumva kuko nawe igihe wihaye cyari kigeze ukumva wihaye igihe kigeze ukavuga uti ndumva nawe kubaka ni byiza guhita umusubirizaho niba nawe ko kubona wowe wifuza kuba wakunda ari uwo nguwo naho ikintu bitaga ngo nzabitekerezaho sinjya nkemera icyo kintu nzabitekerezaho ni icyo ugiye kubaza iyo byose kuba gukunda ntabwo akunze ibikweto n'ibivarisi wasize mu rugo n'ibimakiyaje wasize mu rugo hakunze wowe kandi naje gusanga ko kenshi mushatse aho muri mwahubaka akarwa kaba ariko mugumamo kuko mukigumiraho kuko ni wowe wabakunze ni wowe wabashaka icyo gihe naho ngo se ngo shanga nzabitekerezaho ngo nta n'umwana ngo mfite ngo busa koko uzamubwira iki kintu yagusabye ni ikintu wifitiye aho ngaho rwose nawe icyo ashaka ko muhuza ko buriya nta bantu baba bashaka
ashaka ko muhuza nawe agifite aho ngaho ahubwo ngende nakubaza ntumva banza unyereke turebe ese ahubwo urugero wenda nshaka kuzanza niba urabifite uri gushaka gusanga afite nibaza yarakomerekeye nko ku rugamba ukababwira ngo ukunze amapantaro n'ibituza nta kintu kirimo turebe nigeze kubwira umushiti wanjye ni umudogiteri yitwa Soso arambwira ati nigeze gukundana n'umuhungu asanga afite ikibazo nk'icyo arambwira nuko ni kirazira cyanze yabwira tuzana turebe ugasanga karivu nabo natubeshya ngo yirwa nk'ibitabi ari n'ibitabi atahira gusa wenda tukiri kuri iyo ngingo iyo bavuze ngo hari abajya bavuga ngo bakobwa wenda basanga nk'umukobwa wenda yatwite akavuga ngo bamushutse cyangwa se bamufashe ku ngufu ibyo ni byo gushuka no gufatwa ku ngufu ku muntu wese ufite imyaka y'ubukure ubu byumva gute wowe gushukwa no gufatwa ku ngufu iteka ryose uba wagiye aho udakunzwe umuntu ugukunda ni byiza kumenya hera ku ngufu mbese ku ngufu harashoboka cyangwa se ku ngufu kuri ya myaka ubu afite nk'imyaka 25 urugero cyangwa 23 ngo ku ngufu byaterwa n'aho byabereye kuko birashoboka byaterwa n'aho byabereye ku ngufu harashoboka ku ngufu harashoboka bitewe n'aho byabereye ariko nafashe umwanya nkaza kugusura ntutasindishije umuntu utamuhaye n'ibindi biyobyabwenge ntabwo bari ku ngufu kuko urumva nta ngufu zabayeho habayeho guhenda ubwenge mu bundi buryo ubwo buryo bwose burashoboka urumva hari uwabaho agusindishije guhenza ubwenge hari no gufata ku ngufu bitewe n'aho muri birashoboka ku ngufu rwose urugero se ubwo aho hantu haba mwaba muri naho byaba bidashoboka ni urugero mushobora nko kuba mwasohotse muri nko mu hanze ya Kigali urugero wenda afata urugero nko muri Nyungwe mukaba muri mu nzira mukagera mu nzira agaparika ati urampaye turampereza ukamwima ubundi hari wenda icyagukiza nuko ari nko mu ishyamba ni ukurebesha ibirenge imbere umuhanda ugashidika naho ubundi hari igihe hari aho ingufu ziba gusa ari naho ntazemera kuko erega iki kintu umuntu aba cyicariye kiri ku rukuntu no gufu kiba kure kiba kiri yongera kujya gushaka nimba byitanga ni ibintu by'ibanga n'ahantu kure kereka nk'iyo hari n'igihe twohereza abantu mu gufata ku ngufu ndetse niba wambaye kugeza aho wambaye ikanzu ingana n'umukandara yewe no hejuru wagira ngo bagiye kwambara uwo muntu gufatwa ku ngufu sibwo ntasa nk'utwaye intuza si nko gutwara amafiriti ku ipurato buri wese akoramo nta nubwo umenya n'abakozemo abantu banagutunguye bose bagakoramo ntibamenya ubundi siko bigenda ni ukwirirwa banyuramo ntumenya n'uwanyuzemo nawe bafashe ku nawe basa nk'ufashe urebye iyo hari umuntu unaza wenda nko kugusura ukajyana igatumwa utubwize ukuri yambaye ahubwo nk'umuntu ugiye kugufata ku ngufu gutya noneho akicara nk'uku nicaye kandi yambaye twatumwa Kevin ubusanzwe ubana n'ababyeyi cyangwa ntabwo mvuga muri filime my friend ubusanzwe igihe ndibana ndi umusore mukuru cyane komereza aho ngaho komereza muri iyo nyanja n'ibyo mbariza ubusanzwe ndi umusore mukuru nyine wibana ariko ngiye mfite kopine ariko bajya bagusura ntacyo bajya bagusura kopine bibagira benshi mu mazi y'iki ntabwo ari kinini cyane mbere y'uko aza urumva nyine ntabwo ari burakare kuko yari ataraza s'il vous ni vuga ngo iyo vide yari hari niyo yaje gukombara atarayizamo byemeze biti nyine wenda uzi no kubikata no kubikata atabibona ariko urumva hari benshi bahaciye aho hantu baba ndine bavuga ati aba bantu bagiye bazana ibisasu bya kirimbuzi nabaga muri bitoroshye ntibyari byoroshye ku mugani wabwo mbuze icyo neza ariko barahari barahaciye benshi si benshi cyane ariko barahari niba atari ibanga
umaze kugera kopine bangahe kuva wavuga ngo ngirinje mu rukundo umaze kugera kopine bangahe aho niho bera umunyamakuru kaze rero ni mubi uyu ni mubi aho niho bera umunyamakuru kaze ariko ingereranije ni nka batanu nuvuga muri batanu umuntu wumva muri abo batanu ariko nizeye ko kopine wawe utarimo kumubara we ni wa gatandatu umuntu wagiye ukavuga uti ndahombye yitwa nde byabaga yibanga se hari ubwo mwarukaga mu ibanga bamfashije yarahari se igikombe cy'intego ni ukuri kw'Imana buriya se mumuvuga izina oya muvuga nonse uko biri kose abakuzi baramuzi pe nta kerekanye baramukundaga mu ibanga baramubeshyaga aya twanamaranye imyaka myinshi cyane mwamaranye imyaka ingahe 6 yitwa nde yitwa Fofo wasemye uvuga ngo wamushaga imyaka ingahe yakushaga imyaka ingahe namurushaga imyaka 3 urumva ko Fofo yagiye bidakwiye niba atari ibanga yajyanywe n'iki ni wowe umwanze yarakwanze hari igihe ushobora kwanga umuntu yakoze ikosa umuntu utakihanganira akagenda ukababara ariko avuga ati yariho kugenda sibyo yayitwaye cyangwa ni yamusezereye arebye nyine ni yabonye ndi kwakitinga nyine muri filime ntibyamushimisha aravuga buriya igiye kuba umurara n'iki umusirey king ntabwo rero ntabwo ari iyo gahunda njye ndi muri gahunda yo gushakisha ubuzima nta kindi ahubwo ngo bivemo cyangwa njye turekane ndavuga okay niba ari byo ushaka sinabireka kuko ndabikunda wahise uvuga uti njyewe hagati y'umukunzi na filime nagende cyane kuko icyo gihe twabaga turi ku maseti menshi noneho y'imiziki akabona hari abandi bakobwa aho byaberaga bibi yajyaga gutya twifotozanya wenda n'abandi bakobwa bisanzwe wenda baje kwakitinga ugasanga barigaye cyangwa baraziranye akayabona avuga iti ndapfuye ako kanya gusa sinasinziraga yarahamagaraga ubwo bla n'ibiki ngo muzajya muhurira n'ahandi ubwo nabonye amafoto yanyu abaritwaye arijyana none uwo muri kumwe uyu munsi ntabwo nza kukenera kumuvuga izina kuko uwo muntu arubashywe iyo umuntu akiri mu byimbo rwose yubahwe mumaranye igihe kingana iki amezi abiri iki kintu mukundi ku buryo ari mu gati iki kintu ndamutse ngitakaje sha Kevin yakwigendera nuko nyine ni umumaneke ni n'inzobe nyine ameze nka mere wanjye muri make ni ukuvuga ngo umukundira ko ananutse ameze neza ari n'inzobe agira n'umutima mwiza nyine arankunda nawe mubwira ijambo rimwe akanya ewana twimanukiye kanaka ndagukunda byahatari suko baba ari benshi ntabwo namuvuga izina ariko ariyizi kuko ntabwo tuziranye n'abakobwa nyine bananutse b'inzobe benshi nkeka ko ari we wenyine noneho kugira ngo amenye ko ari we mubwira utuntu twibanga muziranyeho ku buryo ari bumenye ko ari we koko niba yibagira n'inkweto iwawe mubwira ati inkweto zawe ziri hano ubwo kakabana ko mu misatsi yazagaruka agafata bwiwe cyane mama Kevin urumva utemeye ariko mumenesheje ibintu uzabikura ibi ni ubuzima busanzwe ubu nanjye hagize intungamikoro gusa icyiza ni uko ntabwo twigeze dukenera kumuvuga izina kuko izina ry'umuntu nawe akeneye umutekano we kanema reka rero wenda mbere y'uko dusoza nk'umuntu w'umumama mukuru usobanutse hari ikintu bita inkwano uyu munsi mu Rwanda uyibona nk'iki nk'urwibutso cyangwa ikiguzi wowe ubibona ute
inkwano rero turaza kugongana aho ngaho ndabaza ariko ngewe ntabwo ndi buze guhakana ni uko utinya kamera batazi uko basobanura njye ntabwo inkwano nk'ikiguzi ntabwo inkwano nk'ikiguzi nemera ariko turaza gusanga ngewe inkwano ntanumva neza impamvu y'inkwano yego abayisobanura bavuga yuko ngo inkwano ngo barishima mu ry'umubyeyi ngo wareze umukobwa aho ngaho njye naje nibaza mbese umuhungu we ntabwo aba yararezwe bimeze bite abagore beza abamama beza batwaye inda guhera ku munsi wa mbere kugeza ku mezi 9 bakaba baragize amahirwe bakabyara abakobwa n'abahungu bazamfasha bambwira itandukaniro njye nabyaye abakobwa n'abahungu inda zose ziryana kimwe zibyarwa kimwe yewe zinanyura hamwe yego zinyura hamwe oya rwose oya nta niyo baguha muri kado ngo wenda ngo iyi niyo bamfunyikiye wapi rwose igikorwa kiba ari kimwe buriya rero mba numva harimo ihohoterwa rikorerwa umubyeyi waba warabyaye abahungu uriya mubyeyi ntekereza ko yari mu kazi ka leta ya minsi yagenwe nawe bayimuha ariko kuki bigera ku nkwano bakavuga ko ari uzajya gutanga icyo bita nk'ikiguzi oya ntabwo rombyemera numva ko buri niba cyiswe ikintu cy'ikiguzi tubishyire ku biciro tumenye ngo umukobwa umuhungu atanga miliyoni izi n'izi n'umukobwa agatanga izi n'izi ariko ntabwo numva ko impano niba cyitwa ngo ni ishimwe rihabwa umubyeyi wabyaye umukobwa ntabwo bari ababyeyi babyara abahungu bazishima ryari bazashimishwa n'iki kandi kubyara ko ari ibyishimo by'umuryango by'umubyeyi ntabwo rero inkwano nk'ikiguzi gihabwa ngo abahungu mutanga kugira ngo babahe abagore nubwo aba ari ibintu bibayeho muba mutwereka by'umuhango ariko musanzwe mwarabagize n'abagore muba mutubeshya aho bigeze ubu muba mutubeshya muba mutubeshya nahise ubu nka Calvin ibaze ngo nko wibagire umubane we iwe muhaba umubane bawukuye urabika hasi habaye ubu nta nubwo ari umusatsi we bawushwanyaguye ubwo si n'imibane gusa ubwo rero umubane ni ibirimo elasitike byose birumvi ari ibibane rero Calvin azajya kwikorera inkwano ngo azitangane uko afite ikintu agiye kugura kandi produit agiye kugura asanzwe anayifite yewe rwose arimo anayimaramo icyanga ariko ngo agiye gutoya n'ababyeyi bafite abahungu nabo bakeneye iryo kugura yumva inkwano ikwiye kuvaho cyangwa yahabwa impande zombi yahabwa impande zombi reka rero tubashimire rero bakurikiranye Hidden Universe TV abo twari turi kumwe reka tubabwire ngo mupepera abantu basezere yes ngo yari muri kumwe na Bright naho ubutaha